Nshuti muvandimwe, iki nicyo gihe cyo kugira ngo ureke gukomeza kwizera abana b'abantu. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo ureke gukomeza kwiringira bene muntu. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo ureke gukomeza guhanga amaso abo muziranye inshuti zawe. Birakwiye kugira abantu wizera, ariko ntibikwiye kugira abantu wiringira. Rimwe bazaza ubundi bagende. Dore impamvu ni iyi ngiyi. Muri ubu buzima mbona urukundo rujya rugira ibyo rushingiraho. Nyamara urukundo nk'urwo ntabwo ari urukundo nyarwo, ahubwo ni uburyarya. Bazaza kandi bazagenda. Impamvu bazaza bakagenda nuko hari ibizabazana, nyuma babona bitagihari bakagenda kuko bazaba bakurikiye ibyabazanye. Ntukajye ugira intimba ndetse n'agahinda. Ntukajye ugira ubwoba bw'ibyo ubona muri ubu buzima. Ibigeragezo ntibikagukange kandi ntibikagutinyishe. Abenshi muri iki gihe batunzwe n'amagambo. Birirwa basebya inshuti zabo igihe batakizivugisha. Iyo batandukanye nazo biba igihe cyo kubona umwanya wo kuziharabika. Ntuzabe mu mubare w'abantu nk'abo, ntuzabe umugome. Mu buzima bwawe ntukajye wumva yuko ukwiye kugirira nabi mugenzi wawe. Inabi yundi ntikagushimishe. Ndagira nkubwize ukuri yuko abanyeshyari bazahoraho, ariko nta muntu n'uyu n'umwe wavuma uw'Imana itavumye. Igihe kizagera abantu bagukunde, bakwishimire kandi bakwibonemo. Ibyo ngibyo nubona biri kugenda biba, ntuzishyire hejuru, ntuzibone, ntuzumve kuri umuntu ukomeye w'agatangaza uhambaye. Dore impamvu nshaka kukubwira ibi ngibi. Muri ubu buzima akenshi rimwe na rimwe abantu iyo bamaze kugira icyo bageraho, bateye intambwe, bibwira yuko ari ubuhanga bwabo, ubwenge bwabo, imiryango yabo. Nyamara sibyo, ahubwo ikintu kiba kibikoze ni Imana. Inshuti zawe zishobora kugira icyo zikora, zikagira icyo zigufasha, ukagira aho uva ndetse n'aho ugera. Ariko zo burya muri zo ntabwo zikora ibyo zumva zigomba, ahubwo Imana niyo izikoreramo. Mu buzima ujye wizera Imana kandi wiringira iki? Wiringira Imana. Umuririmbyi yararirimbye ngo muri ubu buzima ikintu kiringirwa n'igihemuke ni Imana yonyine. Yongeyeho amagambo akomeye ngo iyo wiringiye abana b'abantu baraguhemukira, kandi iyo ubahanze amaso bagukoza iki? Isoni. Nshuti muvandimwe, ntabwo ari amagambo yo kugira ngo we kugira abantu mu buzima ugira inshuti zawe z'umwihariko. Birakwiye, ariko mbere y'ibyo byose tekereza ku Mana. Ijambo riravuga ngo mbere na mbere Imana. Rikongera rikatwereka yuko mu byo dushaka byose dukwiye gushaka ubwami bw'Imana ndetse no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose tuzagenza gute? Tuzabyongererwa. Nshuti muvandimwe, vana amaso ku bana b'abantu uyahange Imana. Utangire wige gusenga usaba Imana ibyo wifuza, kuruta gutegera amaboko rubanda. Kuko akenshi iyo hari ibyo bakumenyera barakumenyera. Ariko iyo wamenyereye gusenga usaba Imana, mu gihe nta n'ibyo ufite, uratuza ugashimira Imana, kubera yuko twasanze Imana ariyo mugenga wa byose. Mu gihe uri umwana w'umukobwa ukwiye kwiyubaha, ukareka ibidafite shinge na rugero, ukamenya yuko ibyo wahabwa byose bifite igiciro gito cyane kitagereranywa n'igiciro cy'ubuzima bwawe. Mu gihe uri umwana w'umusore, nawe ukwiye kumenya yuko ukwiye kwihesha agaciro kandi ukagahesha n'umuryango wawe. Abakubyaye, inshuti zawe, abavandimwe bawe bagutezeho amaso, bagutezeho amakiriro. Buri gihe ndavuga ngo ntukifuze yuko rubanda bagufasha. Mu gihe bishoboka yuko ufashwa, ukwiye guharanira yuko nawe hari uwo wagenza gute? Wafasha. Ntukifuze yuko uhora hasi kugira ngo bakuzamure. Birakwiye ko uyu munsi wa none uhaguruka ukagira nawe ugenza gute? Uhagurutsa. Wihagarikwa umutima n'ibyo ubona muri ubu buzima. Witerwa intimba n'agahinda n'ibyaranze ubuzima bwawe. Hari ibintu byinshi byatuma nceceka, hari ibintu byinshi byatuma ntavugira mu ruhame, ariko hari ikindi kintu kimwe cyonyine gituma mbasha kuvuga nkarangurura. Iyo ndebye hahise hanjye, mvuga yuko ntakwiye kugira ikintu mvugira mu ruhame. Background yanjye, amateka yanjye, ubuzima bwanjye.
iyo ndebye ku muryango wanjye, inshuti zanjye ndetse n'abavandimwe banjye, mba numva nkwiye guceceka, mba numva ntari umuntu ukwiye kwiyegisipoza muri environnement ngo mvuge, mba ndumva ntari umuntu ukwiye kwiyegisipoza muri community runaka ngo ngire icyo ngenza gute mvuga, kuko amateka y'ubuzima hari igihe adutsikamira tukumva ubwacu tudakwiye kugira icyo tugenza gute tuvuga. Witsikamirwa n'amateka y'ubuzima, haguruka kubera yuko hari ikintu runaka cyabaye mu buzima bwawe kimeze nk'umwijima, ariko uyu munsi wa none ukaba ubona ikimeze nk'iki, nk'umucyo. Wiceceka kubera yuko udafite amavuta yo kwisiga, wiceceka kubera yuko uri imfubyi, wiceceka kubera yuko wacikirije amashuri. Ibyo bibazo byahahise wikomeza kubyibandamo, ahubwo haguruka uyu munsi wa none ureba aho uhagaze, ugira icyo ukora. Iyo ukomeje kwibanda mu mateka yahashize, birakuzinzika kugeza ubwo urangije ubuzima bwawe nta kintu na kimwe ugezeho. Umutima wuzuye amaganya bavuze kudasobanura iki amagambo, ariko iyo uramutse wimye umutima wawe umwanya wo gukomeza kwitekerezaho, ugahaguruka ushimira Imana. Reka nguhe urugero. Umunsi umwe nari mfite amatungo, aragenda ararwara, zari inkoko zirapfa. Nagize inimba ndetse n'agahinda, naravuze ni mbese ubu nkora iki? Hari igihe rimwe na rimwe ikintu kiza mu buzima bwawe cyakugeraho ukumva yuko ubuzima bwawe bugenje gute burangiye. Ubwo nubwo babuterwa na Satani. Ntukamwemerere kandi ntugatsindwe. Mu gihe ubuzima bwawe butameze neza, ntukumve yuko ari ibibazo byawe cyangwa se ari ibyaha byawe, ahubwo ujye uhaguruka, kuko udakwiye kwirwanirira, kandi wowe ubwawe kuko udakwiye kugira ngo ube umuntu wakwigeza kugikwiye. Ujye uhaguruka uhanga amaso Imana, usenge, ukwita amavi hasi, wubaha Imana, uyisenge, uyisabe kongererwa imbaraga no gukomera. Ariko ujye wibuka yuko icyo Imana ishaka mu isi gikwiye kuba nk'uko gihora kiba hehe mu bwami bwo mu ijuru. Ibisitaza n'ibigusha n'ibigeragezo ntabwo bizigera bibura muri ubu buzima. Ibidusubiza inyuma ntibizigera bibura, ariko ntabwo dukwiye gufata urwitwazo kuri ibyo ngibyo ngo dusubire inyuma dusayishe. Hoya, mu buzima bwawe ujye wibuka yuko uri umuntu w'agaciro, kandi ujye wibuka yuko uri umuntu w'ingenzi. Ujye wibuka yuko waremewe kuba umuntu w'akamaro gusumba kugirirwa ibintu by'umumaro. Uharanire gutanga ibyiza kuruta uko wifuza kubigirirwa. Uharanire gukunda kuruta uko wifuza gukundwa. Hari umuryango witwa Ukubaho Table Talk. Uyu muryango ugira ibikorwa bitandukanye, ariko nshimira yuko ari umuryango wubaka umuntu uhereye hehe imbere mu mubiri, kugira ngo umuntu abashe kugaragara inyuma ariko mu mubiri ameze neza. Gira urukundo ruzira uburyarya, ufashe inshuti n'abavandimwe. Mu gihe ubona yuko muri wowe hari bitagenda neza, ntukajye ukangwa n'ibyo ngibyo. Reka nkubwire utuntu ukwiye kuzirikana. Ntugaterwe ubwoba nuko utigurira umwenda mushyashya n'urukweto rushyashya buri kwezi. Birashoboka yuko udufaranga twawe dushirira mu nshuti ndetse n'imiryango. Aho ngaho uri intwari. Ntugaterwe ubwoba n'inshuti zawe zikennye, kuko gukena ntabwo ari icyaha. Kandi ntugaterwe ubwoba n'umwambaro ushaje, kandi n'umwambaro ugenje gute ucitse. Gusa nabi muri rubanda ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Icyiza ni ukuba uboneye imbere y'Imana. Ubuzima tubamo bumeze nk'inyanja. Iyo amazi yanduye, ntabwo bishaka kwerekana yuko inyanja yose yagenje gute yanduye. Ndamutse mvuze ibi ngibi byagucanga, bikakonfuzinga, bikagutera urujijo. Reka mbigusobanurire neza. Ubu buzima bwacu ni nk'inyanja neza. Amazi yanduye n'inyanja iba yanduye. Ariko icyo nshaka kuvuga, ubu buzima kuko ari nk'inyanja, iyo igitonyanga kimwe cy'amazi avuye muri iyo nyanja cyanduye, ntibisobanura yuko inyanja yose igenje gute yanduye. Tega amatwi wumve ibi ngibi. Muri iyi si mubo tubana nabo, inshuti zacu n'abavandimwe bacu, imico yawe mibi ntisobanura yuko ihindura babandi ngo imico yabo ihinduke mibi kubera imico yawe.
nicyo nshatse kuvuga ahangaha. Ubukene bwawe, ubupfubyi bwawe, ubupfakazi bwawe, agahinda kawe, umubabaro wawe, ibyago byawe n'ibyawe ku giti cyawe, ukwiye gushaka ukumara ako gahinda n'uwo mubabaro, kandi nta wundi uretse Imana. Burya ubuzima tubamo ni nk'inyanja. Iyo igitonyanga kimwe cy'amazi cyanduye, ntibisobanura ko inyanja igenje gute yanduye. Nubona uri kurira, ntukagire ngo bose bari kurira. Nubona uri guseka, ntukagire ngo bose bari guseka. Nubona wanezerewe wariye, ntukagire ngo bose bariye. Ntukajye ugira umuntu wishima hejuru cyangwa ngo umukine ku mubyimba, kuko muri iyi si abafite intimba n'agahinda ni benshi. Ikikubaho cyiza ntukumve ko cyabaye kuri bose, kandi ikikubaho ari kibi ntukumve ko cyabaye kuri bose. Mu gihe kwitwara neza byakunaniye, ntuzibwire ko no ku bantu bose bidashoboka. Mu gihe kubaha Imana no gusenga byakunaniye, ntuzibwire yuko n'abantu bose burya byabananiye. Mu gihe hari ibyakunaniye, hari abari kubikora. Mu gihe utuje, mu gihe uryamye, mu gihe usinziriye, mu gihe wanebwe, hari abafite imbaraga bari gukora bashaka kugira aho bagera. Ndagira nkubwize ukuri ko igikomeye kugira ngo ube ukomeye ari uguhunga amateka mabi, ukareka gutsikamirwa nayo, ukareka urwango n'inzigo, ukareka ishyari n'amakimbirane, amatiku ndetse n'inzangano na za munyangire za hato na hato, ukajya imbere mu buzima. Dore impamvu y'ibi ngibi. Hari igihe ukundana n'umuntu akagirana ikibazo n'undi mu buzima, ugashwana na wa wundi kubera yuko ngo adakundana n'uwo wundi mukundana. Ubwo ni ubupfapfa, ni ubupfayongo. Munyangire ni ikintu kitari cyiza. Jya uva mu matiku ndetse no mu bintu bidafite shinge na rugero. Reka nkwifurize gukomera, nkwifurize kugira imbaraga ziva ku Mana. Ijambo ritwereka yuko umutima ushobora gukunda ariko umubiri ukagira intege nkeya. Ahangaha muri ubu buzima nirwo rugamba, nibwo buzima, niko tubayeho. Uko byagenda kose, ujye wisunga Imana, ujye wiragiza Imana, ujye usenga Imana, kandi ujye wizera Imana na Yesu Kristo muri ubu buzima. Nugira urufatiro kuri Yesu, ukaba ari ugira inkingi, ukaba ari we wiyegamiza, ukaba ari we uyobora ubuzima bwawe, intekerezo zawe n'imigendere yawe, uzakomera kandi uzabaho, ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Ariko niwishingikiriza kuri mwene muntu, yaba umugabo wawe, yaba umugore wawe, yaba umwana wawe, yaba fiance wawe, yaba girlfriend wawe, yaba boyfriend wawe, hari igihe kizagera ugaseba. Reka mbabwize ukuri, turi mu rugendo rw'iyi si, turahatana, turarushanwa, ariko aho dusiganirwa ni mu bwami bwo mu ijuru. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Baho uzira icyaha, baho uzira imico mibi, baho uzira ubusambanyi, baho uzira ubugambanyi, baho uzira ubwicanyi, baho uzira uburaguzi, baho uzira kugira nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Gusengana nabo baboneye ntibisobanura yuko nawe uboneye. Kuba mu itorero ry'ukuri ntibisobanura yuko nawe uri umunyakuri. Abenshi bagaragara neza inyuma, ariko imbere ari ibibazo. Gerageza kwerekana itandukaniro mu bantu, ariko uharanire kugira n'isano hagati yawe n'iki n'Imana. Ibyo rubanda bavuga ntibishobora guhindura ikintu n'iki na kimwe ku buzima bwawe. Umuntu w'inyama n'amaraso n'umubiri, uwo nguwo nta kintu avuze, ni nkawe ku giti cyawe. Njyewe ubwanjye ntacyo mvuze, ntacyo ndicyo, imbere y'Imana ndivu, ndi ubusa. Sinshatse kuvuga ngo nawe nuko, muri wowe uzi icyo uri cyo, uzi uriwe imbere y'iki y'Imana. Imana ikugirire neza, ikurengere, kandi Uwiteka kwishimire, akubere byose muri byose. Nge ndi Hakizimana Seti, gira gukomera, kandi Yesu Kristo agukomeze muri byose.